shimwe ku buryo hageze igihe ntabura kumukatere bagiye navuga ati kweri byabaye nzomutwa international ese shimwe muri Tanzania byari kuba kuko abo twakirana bamwe bubakira international batarusha bubarayigira ese shimwe mugabo mu kubyinjiramo ntabura kugira ingeso mbi ese shimwe ntabura kwifatanya n'ingeso mbi ibintu bibi ntabakora ibintu bya Imana ese shimwe naso n'ijambo twari tutakariye ukwifuza k'uburyo bwinshi ese shimwe twabona tugomba kuba abasitari ese shimwe twagomba kuba abasitari muri iyo mikino two turakina tugomba kuba abaharanira ese shimwe hama tutangura gukina rwose ntabwo kumenyekana mu gace turimo tutangura kunywa ibintu bizwi inzoga ese shimwe tutangura kunywa inzoga tutangura kugira ingeso mbi ese shimwe burya ingeso inzoga n'imwe inzoga n'imwe arageze igihe ntabwo kunywa inzoga ntabura kuvuga amayira pe kashi narageza nayayiga muri pote bayabitse kugira tutegura twavuga twajya mu budobo batita ubudobo niyo twajya ngo tugiye kunywa inzoga ese shimwe dimanche twari twiga gusenga dimanche abandi baje gusenga batwaba umwana nawe ari so ryoshe maraso yaheze ese shimwe turabona ubwo buzima kandi kubyinjiramo twabyinjiyemo n'uruhari rw'abo twajyana ese shimwe kubitangura byahereye mu kwifuza ese shimwe inzoga yatanguye kubera ko natanguye kuba yari inzoga bitwa Karibu ese shimwe niyo natanguye ko yari inzoga ikaze iteye ubwoba ese shimwe kandi muhira benshi bagiye kubimenya hari ababimenye nk'ikijwe kuko natsinywa ese shimwe uwo Mungu cyangwa iminsi yo gusenga igeze twagenda mu kabari baraza bavuga ngo kwitaba twahitana n'urugwi twari urugwi bamwe basatera baba bayize sinzi none ko atabavuzi bari bafise ntiyabari ese shimwe katugenda abantu batubwiye twashobora mu masaa 10 hanyuma amasaa y'ijoro two turanywa inzoga nyene tugataha twasinzikaye twakorewe ese shimwe hama ntabwo kwibikuro y'inzoga tutabona ubwo buzima bwata amahoro atamwidegemvyo tukabikomeza ugatangura kuba amahoro y'umutima ese shimwe nibuka ntabwo kwibikuro y'inzoga ntibyanyoroheye ese shimwe pawulo yaje batugo niyo ngwero ikorera mu bantu bihamariko ese shimwe hari ngwero bitadukorera ntabwo kwibikuro y'inzoga aho kwibikuro inzoga igihe kimwe nahise umugenzi kubera
bwabwe mw'ijoro bavuga ko ari Imana yagendeye Yesu ashimwe kuko Imana yagendera abapagani mw'ijoro tubwabwe tuzikangura hagati mw'ijoro Yesu ashimwe mwikawe murakoze n'umuntu wo kumya n'umuntu n'umwaba wewe jewe basi Yesu ashimwe cyangwa none Yesu yaje ndabona amahoro gutanga guta amahoro tera kuraba ko barabagiye kw'ijuru tubana Yesu ashimwe bagera mu cyumba cy'umwana mutoya sanga aryamye Yesu ashimwe yatumwe n'umupagani genda ahandi sanga aryamye Yesu ashimwe ndabona amahoro y'ijoro n'umuti udunduye biranga yewe byabitiro ndabura iciro biranga mugabo sinukuri Imana iratanze nasinzira aho kera kugera kwihana Yesu ashimwe ariko biranga bukeye byanga kunihana biri ku munsi umwe navuga mbere imifuka amavutana afite amavutana hejuru Yesu ashimwe bakuvuga hasi avuga hejuru ngasenga isengesho ati Imana utazagomba gukizwa Yesu ashimwe ndarisera kandi amusozi menshi ariko ntibyamubwira aho gukizwa satani acanga imwe mu bya satani ikomeye cyane abakumva bwose n'abakubitana bwose umunsi umwe yambara avuga inzoga natinze Yesu ashimwe ati ningogo y'inzoga acanga kubitana abagenzi uwo munsi baramwitana tugenda gusohoka ari masaa 3 y'ijoro dusohokeye ahantu ubwo ati umunsi w'ifana nafashongiye cyane n'ifana n'ifana kunyivatira cyane yagiye aho kubana n'ifana cyarambura cyasanga abagenzi bari yapana kwa bitanu cyasanga nabyo biswe kunywa kubera izaro ngomeze gukizwa Yesu ashimwe Yesu ashimwe uwo munsi ni nagenda nihanye ugati nafashe ingingo Yesu ashimwe biritubwira ati kwifatanya n'abatizera ibyo bintu biragoye gukizwa Yesu ashimwe kandi n'ibikunda Yesu ashimwe n'ibikunda pe igihe kimwe nari nihanye tubateka cyo kubagenzi n'umunsi njyewe ntakoganywa nibasohoka jewe ndavugiza umuziki ndabona umuziki kubera ko n'umuziki w'umuntu w'Imana murakirwa Yesu ashimwe tuvuga tuzavugiza umuziki tugiye mu kabari ushimari n'izindi mpego nijye wambaye aho n'iyo nzoga Yesu ashimwe mugabo mu kwiyohoja cyangwa n'amakosa menshi otaye amakosa sinabyibuka mu gitondo nabyibutse mu gitondo n'amakomandere menshi tugiye gushobora kubona n'amakomandere zitwaye kuko by'amakosa nani cyane yuko iryo kosa yamata ku mutima numva narabaye rwose numva none ibyo bintu Yesu ashimwe cyangwa iminsi n'ahantu ntamahoro ufise nongera uburyo bwo kwihana bikanga Yesu ashimwe ni uwo munsi ndaza gusenga dimanche ubandanye kwigisha naca nitaye Yesu ashimwe mugabo ni umunsi Imana ifata Yesu ashimwe hari umunsi hari Bibiliya nguku Yesu ashimwe hari Bibiliya Yesu ashimwe turashimira Imana ifite Bibiliya haleluya Yesu ashimwe Yesu ashimwe cyane muri Bibiliya n'abapagani Yesu ashimwe n'abapagani niko musera gukina kutere ye gukina kubera nafashe ingingo ugati umunsi ndagusenga cyangwa ngiye gukina cyangwa ngiye gusohoka n'abagenzi cyangwa ngiye kwitere gukina Yesu ashimwe ndishikayo icyo cyambere cyabaye nari
twari dufite ukuntu twambaraye nk'abasitari ese ashimwe cyane ubona bibiliya ati n'umunsi ndajya gusenga ese ashimwe kandi ubona bibiliya yakomeye ibintu byari bigoye tuzabira gusenga byaragorora wamenya nikoreye ku misozi ese ashimwe uwo munsi abatwara bibiliya turagenda gusenga situmbere y'umuryango kandi imbere y'urusengero rw'imana n'inguremo usibire rw'ubupagani cyangwa n'abantu bahora bagendera abahungu n'abakobwa twaba tujyana n'ikigwi bamuna se bibiliya igiye gusenga ese ashimwe cyane ninjira mu rusengero uwo munsi ninjiye nicara hariya ese ashimwe nicaye baravuga ubutumwa ese ashimwe ese ashimwe turashimira imana yaduha ubutumwa bwiza bw'amahoro hari umuntu aba mu isi adafite amahoro hari umuntu aba ahantu atamwitegerezo turashimira imana yabaye badukeneye ubutumwa bw'amahoro ese ashimwe nicaye hariya bakaba bavuga ubutumwa kuko twimana bambere araheza uranyubaka ahantu wa kabiri atanga ubutumwa ku butumwa bwa gezamu yakukugira ibintu mwemeye kwihana ese ashimwe atugenda bajya kwihana ese ashimwe ahita kwihana cyane ese ntibyo hari inyuma hariya muri amerika ese ashimwe nshyitseyo haleluya muri kacya amagoye sinacibuka umunsi mwiza nakwemereye hari umunsi ugoye kwibagira mu mutima hari umunsi tutokwibagira hari umunsi twaba twibuka hari umunsi dushaka umutima utwemereye yesu haleluya cyane ku mukozi w'imana umukozi w'imana aje kumufasha atanguye kumufasha bwamwaturira tuze mwature ese ashimwe tuze mwature bose bakaryoshe ese ashimwe bwamwaturira intabise yaragoshe zikwiye kwije ku muntu bwamwaturira byose niba ntacyo numva amahoro ateka mu ruzi numva umunezero numva ndanezerewe numva umunezero hejuru hari umunezero bamurima hari umunezero bamwamenye yesu hari yesu ashimwe nanezerewe nuko atariko aramfasha kubera naje kumura mu maso ndeka mfite ati ko yambaye ndamubonye gusa nzovume ngo nanezerewe ndarari munsi yambaye ndabona kukuruhuza mu mutima ariko arambura numva araryohewe yesu ashimwe turagenda ku ishuri dushishikare iby'imana kize ku ishuri kandi byakizajya ntitubashe kwisobanura ese ashimwe birivuga ntibyetse bisohoke ese ashimwe uwo munsi nashe twabana nawe ati fesitaje atari ndavuga ese ashimwe kize ku ishuri sana agacerere ese ashimwe atuma mu butuzi ese ashimwe atuma mu butuzi ibyo byabayobeye arashimwe nawe arashimwe nawe ese ashimwe yanezerwa tugera nyuma yo mu isi numva ikintu gice tugere kurondera ese ashimwe ngo twabona abagani bamwe bakambwira ati wowe rero turwaye indimi zowagarutse ese ashimwe babaye indimi bagahita bandega ibintu byo gusenga ese ashimwe baba bandega ibintu byo kwegera imana ati muhaye indimi ati nawe ndaguhaye uzobaje kwa yesu ese ashimwe tugahura n'umuntu atwega muhaye inzira kandi uwo muhaye yakiriye ese ashimwe kandi yarareba ese ashimwe babaye mu isi bizo bw'izinaye nasenga imana ese ashimwe naciye numva ngiye kubaho mushasha wo gusenga imana ibuha ubushobozi bwo kuzobana ese ashimwe kuko narumva yuko negera imana noshishikara ese ashimwe kiratangwa na senga shitse kuhira kuhira barasakatapa naciye nagendera mu cumba ese ashimwe cyarangwa kuvuga mu gitanda
iyo ngizo